Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda, mbaye ikaze muri video y'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe impamvu abakozi b'ubwubatsi cyangwa se abantu bakunze gukora cyane muri serivisi z'ubwubatsi, abo bita abafundi, abenjeniyeri, abayede n'abandi bagiye batandukanye, benshi bakunze kurwara umugongo, amavi n'ibitugu. Turanarebera hamwe kandi uko babyirinda. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kibazo gikomeye cyane ariko abantu benshi ntabwo bakunze kukivugaho. Urugero rworoshye, reka dutangire nkubwira ukuntu biba byifashe. Ese wigeze ubona umukozi w'ubwubatsi niba ufite imyaka nka 35 cyangwa 40 ariko ukabona ari kugenda nk'umuntu ushaje cyane? Ese kuki abubatsi benshi bavuga ko babara umugongo, amavi, ibitugu cyangwa amaboko nyuma y'igihe gito bakora? Ese ibi byaba ari ibintu bisanzwe? Ese nuko akazi kabo yewe kaba gakomeye cyane cyangwa hari uburyo bwo kubyirinda? Uyu munsi nyemerera dusobanukirwa impamvu nyazo zitera izi mvune, uko zangiza umubiri buhoro buhoro n'icyo wakora kugira ngo wirinde kuba wasazana nazo. Niba uri umwubatsi, umwenjeniyeri cyangwa se ukaba ufite kontara baguhemba, ukaba uri umuyede cyangwa se ukora n'ibindi bitandukanye muri serivisi z'ubwubatsi, cyangwa ufite umuntu ukora ubwubatsi, iyi video ni ingenzi cyane. Kuki rero akazi k'ubwubatsi gateza imvune nyinshi? Iki nicyo gice cya mbere ngiye guheraho kugira ngo iyi video yacu ize kuba ngufi kandi ize kubirimo ibisobanuro byose bihagije, ndetse tuze no kugera ku gice cyiza cy'ibyo umuntu akwiriye gukora kugira ngo yirinde, ndetse n'uwamaze kwangirika amenye icyo yahita akora bikiri mu maguru mashya kugira ngo bashe no gukomeza akazi ke neza. Mbere na mbere, buryo ubwubatsi ni umwe mu myuga ikoresha imbaraga nyinshi z'umubiri, namwe murabizi. Buri munsi usanga umukozi ashobora guterura sima, ashobora guterura amatafari, ashobora kumena beto, ashobora gusunika ibinyabiziga bitwara ibikoresho, ashobora kuzamuka ahantu no kumanuka inshuro nyinshi, ashobora no gukora yunamye amasaha menshi. Navuga ko rero iyo ibi bikorwa bikozwe buri munsi, umubiri ugenda wakira uburemere cyangwa se kubangamirwa cyangwa se kunanirwa cyane. Niba nta buryo bwiza rero bwo gukora bukoreshejwe, za mvune zitangira kugenda ziza buhoro buhoro. Ubundi se ni gute umugongo wangirika mu gihe uwo muntu nyine yakomeje kwitwara muri ubwo buryo bwo kuzamuka no kumanuka inshuro nyinshi, yakoze yunamye amasaha menshi, yatwaye ibikoresho byinshi binarahije, ibindi ugasanga biranaremereye, ugasanga rimwe na rimwe yagiye amena n'amabeto? Ibi bishobora gutuma umugongo wangirika ku kigero cyo hejuru. Dore rero ukuntu umugongo ari nawo ubanza kwangirika. Umugongo burya ni gutwara hafi umutwaro wose cyangwa se bya bindi byose uteruye, akenshi ubusanga uburemere bwabyo buri ku mugongo. Burya uteruye nabi, disike z'urutirigongo zirabangamirwa. Nimvuga disike z'urutirigongo, ubundi umugongo bugizwe n'amagufwa agiye atandukanye. Hagati y'ayo magufwa rero kugira ngo adakoranaho, haba harimo utwo tudisike dutuma umuntu ashobora kuba yahindukira, tugatuma umuntu ashobora kwikorera ikintu, ya magufwa y'umugongo ntakoraneho. Niyo mpamvu rero iyo umuntu ateruye nabi, za disike z'urutirigongo zijyaho uburemere bwinshi, bityo zigasa n'izifungirwamo hagati. Icyo gihe bikaba byabangamira wa mugongo wawe. Ikindi nanone usibye kuba disike z'urutirigongo zahatwa cyangwa se zikabangamirwa, bishobora no gutuma imikaya yawe ikomereka. Ubwo ndavuga izi nyama ziri ku mugongo, ku mubiri, zishobora kwangirika kuko zabangamiwe. Bishobora gutuma amarigama cyangwa se ligament nazo zirambuka cyane. Ligament navuga ko natwo nutuba duhuza izo nyama n'ayo magufwa yawe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo iyi mikaya ikore ku magufwa, nuko hagomba kuba hariho nibura izo tendons zituruka n'ubundi kuri iyo mikaya, ariko hakazamo imbere na ligama zibasha kuba zatuma wa mubiri wawe ukora neza, ya mikaya nayo ikaza kubona ahantu ifatira. Ibyo byose rero uko bigiye byubakiye kuri ya magufwa, bigatuma aguma mu mwanya umwe mwiza w'umugongo uri buze kugufasha kugenda. Iyo habayeho ikintu icyo ari cyo cyose kiri buze gutuma bisa n'ibinyeganyega cyangwa se bikabangamirwa, icyo gihe umugongo urawurwara. Niyo mpamvu rero abubatsi benshi bavuga ko bababara umugongo wo hasi, abandi bagatangira kugira ububabare bugera no mu kibuno cyangwa se bugera mu kuguru,
iyo ikibazo kidakemuwe hakiri kare kiba gishobora no kuvamo sciatica cyangwa se kuba umuntu yagira disc y'umugongo yasohotse ibyitwa herniated disc. Ni ukuvuga ngo usibye ibyo bibazo bitandukanye tumaze kurebera hamwe byose bigaruka ku buryo umugongo wangirika, ntabwo byose wenda nabita mbisobanura muri video yose kugira ngo ubyumve, ariko ibi nibyo bikuviramo nyine kumva umugongo wawe uri kukurya bitewe n'uko wakoze akazi, ukumva umugongo wawe ntumeze neza, ukumva wihengamiye hamwe, ukumva urababaye, ukumva ntubasha guhindukira, wajya kunama bikanga, wajya gusa n'uwihengekera inyuma nabwo ukumva biranga. Ibyo byose mu gihe wavuye mu kazi bishobora kuba byabaye muri ubwo buryo. Ikindi gice rero ngira ngo tujyeho, reka turebere hamwe uburyo amaviyo yangirika. Amavi nayo buriya ni kimwe mu bikunze kwangirika cyane kuri abo bantu bibanze cyane mu kazi k'ubwubatsi. Amavi rero burya ndagira ngo nkubwire ko akoreshwa cyane mu kazi ka buri munsi, cyane cyane no mu bubatsi. Buri munsi abubatsi barapfukama, barunama, bagahaguruka. Abubatsi nibo usanga bazamuka amayesikariye bava hamwe bajya ahandi, ugasanga bari kugikwa. Abubatsi kandi nanone usanga bakunda guterura ibintu biremereye bituma n'ubundi amavi yabakora cyane. Ibi rero byose bikaba bituma mu ivi ahagenda habamo gushyira ku cyitwa cartilage, cyangwa se utuntu navuga ko tuba turi mu ivi dutuma ribasha kuba ryahinika, rikabasha kuba ryakora neza nyine nk'ivi ryuzuye. Ni ukuvuga ngo uko ugenda urihina kenshi wongera urirambura kenshi, izo cartilage zigenda zishonga, bikaba rero byakuviramo kuba wagira bwa burwayi bwo mu mavi. Imitsi nanone kandi ikikije ivi nayo irananirwa cyangwa se ikaruha, kimwe na ya mikayi ihari n'ibindi byose, n'izindi ngingo zose zibarizwa mu ivi ziraruha cyangwa se zikaba zabirama, zikamera nabi bitewe n'uko wakoresheje rya vi ryawe cyane. Nyuma y'imyaka mike cyangwa se nyuma y'iminsi runaka nibwo usanga umuntu atangira kubabara, by'umwihariko mu gihe azamutse nka esikariye imwe akumva ntibihura, cyangwa se yatangira nko kugenda ahantu hazamuka akumva ntibicamo, cyangwa se ugasanga niba yicaye umwanya munini iki gihe mu mavi yiwe haramurya. Ibi byose rero biba byaturutse kuki? Kuri ka kazi ke ka buri munsi. Ikiza nuko ku musozo w'iyi video ndaza kukugezaho uburyo ibi byose bishobora kuba byakemuka, kuko ndaza kukubwira uburyo wakwirinda niba uri mu kazi, mubwire n'icyo usabwa kuba wahita ukora aka kanya. Nyuma y'uko rero tubonye ko amavi ashobora kwangirika, burya n'ibitugu n'amaboko nabyo biri mu bishobora kwangirika. Burya umuntu ahora akora by'umwihariko akazi kamusaba kuzamura amaboko hejuru y'umutwe, ugasanga araterura ibintu abihereza hejuru, cyangwa se ugasanga arimo arasunika hejuru ibintu biremereye, ibitugu akenshi biba bikora birenze ubushobozi. Ibi ngibi rero bishobora gutera ikibazo n'ubundi cy'imikaya yaha mu ijosi ndetse n'ahanga ku bitugu muri rusange, bityo bikaba byatuma umuntu atangira kubabara igihe ashaka kuzamura ukuboko. N'ayahe makosa rero akunze gukorwa cyane n'abubatsi cyangwa se abandi bose babarizwa ku ishansiye? Amakosa rero akunze kugaragara harimo guterura ibintu umuntu yunamye. Iryo ni ikosa rya mbere rinakorwa n'abantu benshi, ndaza kukubwira naryo icyo warikoraho ku musozo w'iyi video kugira ngo utabasha kwangirika. Ikindi nanone gikunze kuba cyakorwa n'abantu benshi nk'ikosa ni ukuzamura ibintu uhengamiye uruhande rumwe cyangwa se wabihetse ku ruhande rumwe. Ibyo nabyo birakwangiza. Ikosa rya gatatu ni ukudakoresha ibikoresho bifasha mu guterura byunganira umubiri, ahubwo ugasanga ukoresha umubiri nabi. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Irindi kosa ni ukudafata ikiruhuko gihagije mu gihe umuntu ari mu kazi. Irindi kosa nanone ni ukudakora imyitozo ngororamubiri cyangwa se kwirambura no gushyushya umubiri mbere yo gutangira akazi. Burya mujya mubibona abakinnyi b'umupira iyo bagiye kujya mu kibuga bisaba ko bakora warm up cyangwa se ya myitozo mike ibafasha gushyuha kugira ngo nibagera mu kibuga bagakoresha umubiri bataza kuruha cyane cyangwa se ngo babangamiye ingingo z'umubiri kuko zirakoze cyane kandi zitari zabanje gukora aho nibura gato mbere. Batubwira ko rero biba ari byiza burya kuba wabanza gukoresha umubiri buhoro buhoro ukagenda noneho wongeramo akabaraga. Niyo mpamvu burya kubanza ukinanura ukirambura, ukumva ko amaboko arambuka niba ugiye kuyakoresha, ukumva ko amaguru arambuka niba ugiye kuyakoresha. Ibyo byose biba ari byiza mbere yo gutangira akazi, ariko ntabwo
abantu benshi babikora. Irindi kosa abantu bakunze gukora cyane by'umwihariko ku ishansiye burya ni ugukomeza gukora kandi umuntu asanzwe afite ububabare akavuga ngo mbasha kuba nabukoreraho kerekana igire mu kazi. Ibi nabyo burya biba ari ibibazo bikomeye cyane. Aya navuga ko ariyo makosa akunze gutuma ikibazo cy'indwara idakira, ugasanga umuntu nibyo asoje ako kazi kiwe ko kuba yakoraga mu by'ubwubatsi ariko nyuma ukazasanga ni wa muntu wanegekaye, ni wa muntu ujya kwivuza indwara zidakira bitewe n'iki uburyo yitwaye ari ku kazi mu gihe yarari kugakora. Nk'uko tumaze kubibona, imvune nyinshi zibasira abakozi b'ubwubatsi ntabwo ari impanuka gusa, ahubwo zinaturuka no ku buryo akazi gategurwa no ku mutekano ucungwa. Niyo mpamvu hari ibigo by'umwuga bifasha amakampani kurinda ubuzima bw'abakozi mbere y'uko habaho impanuka cyangwa indwara ziterwa n'akazi. Ni muri urwo rwego ikigo cya Safe and Health Work Inc. gitanga serivisi nziza zijyanye n'ubuzima ndetse no kwitwararika by'umwihariko mu bikorwa bijyanye n'ubwubatsi. Kikaba ari ikigo gifasha ibigo kubahiriza amahame y'imikorere myiza ku kazi ndetse n'ubuzima bwiza by'umwihariko binyuze mu guhugura abakozi ku mutekano wo ku kazi, gukora igenzura ry'ingaruka z'akazi no gushyiraho gahunda zihamye zo gukumira imvune ndetse n'impanuka. Niba ufite kampani y'ubwubatsi, uruganda cyangwa ikigo gifite abakozi bakora imirimo ivunanye, ushobora kubagana unyuze kuri nimero yabo ni 079 23 79 835. Iyo ni nimero yabo ya WhatsApp, bakabasha kuba bahita bagufasha. Nyuma rero yuko twumvise byinshi bitandukanye bijyanye n'uburyo ki abantu bashobora kwangirika bari ku kazi, reka turebere hamwe ubundi nk'umwubatsi udukurikiye cyangwa se umuntu ubarizwa ku ishansiye udukurikiye ni nk'iki wakabaye gwitaho mu gihe uri gukora. Muri make tugiye kureba ni gute ugomba kwirinda. Burya hari ibintu byoroshye biba bishobora kugabanya imvune. Icyambere navuga ko ari no kumenya guterura neza. Burya guterura neza ni kimwe mu bintu bya mbere bifasha umukozi kuba yakora akazi ke neza kandi nta burwayi nta n'imvune abashije kuba yavanamo. Uko guterura neza rero ni gute? Abahanga batugira inama yuko niba ugiye guterura ugomba gusa n'usutama ugahina amavi aho kugira ngo amaguru yawe barambuye uhita uhina umugongo. Abantu benshi nibyo bakora ariko ntabwo ari byiza. Niba ugiye guterura ikintu unama amavuse n'uyahina, usutama ugere hasi ku rwego rwacyo, ugiterure kandi ugiterure kiyegereje kugira ngo kitabasha kuba cyakuvuna. Ubwo ni uburyo bwiza bwo guterura neza uba ugomba kuba wakwitaho kandi ugaterura ibintu bitaremereye cyane. Ibi ngibi rero n'ubundi byo bigendana no kuvuga ngo niba ugiye guterura egera umutwaro wawe, nurangiza upfukame ukoresheje amavi, ukomeze umugongo wawe rwose, wirinde ko wawuhina cyane ahubwo umugongo n'ubundi ugume ugororotse, kuko iyo usutamye umugongo wawe nta kibazo ugira. Ubundi nurangiza uterura ukoresheje imbaraga z'amaguru aho gukoresha umugongo. Icya kabiri burya kiba ari ugufata ikiruhuko buri masaha makeya. Niba ukoze amasaha 3, 4, amasaha 2 gutyo, ushobora kunyuzamo nk'iminota nk'itanu, cyangwa se mu gihe wenda utari guhereza ibintu ugasa n'uruhukamo gake ukinanura. Icyo gihe biragufasha cyane. Mbere na nyuma y'akazi biba ari byiza gukora imyitozo ngororamubiri. Nimvuga imyitozo ngororamubiri hari abantu bahita bagira ngo no kujya mu muhanda akirukanka, byaba byiza ubikoze. Ariko nubwo waba uri mu rugo, nubwo waba uri ku kazi, ukinanura, ukirambura, ukananura amaguru, amaboko, umugongo, ibyo byose ni bigufasha gukora akazi kawe neza, by'umwihariko n'ubwo burwayi cyangwa se izo mvune zitandukanye zikaba zitaboneraho ngo zize. Icya kane rero no kwambara ibikoresho by'umutekano byabugenewe nk'uko n'ubundi amakampani atandukanye bagiye bifite. Nkibutsa ko n'ubundi ni kampani yacu turi kumwe yabigufashamo mu kumenyera ibikoresho byiza bigukwiriye wakwambika abakozi bawe kugira ngo babashe kuba bakora neza. Niba ufite kampani y'ubwubatsi, nakubwiye ko Safe and Health Work ari ikigo gitanga
batanga serivisi by'umwihariko zijyanye n'uburyo umuntu agomba gukora akazi ameze neza, by'umwihariko zikareba ubuzima bw'imikorere y'abakozi. Kikaba ari ikigo gifasha kubahiriza amahame y'imikorere iboneye ku kazi binyuze mu guhugura abakozi ku mutekano wo ku kazi, gukora igenzura ry'ingaruka z'akazi no gushyiraho gahunda zo gukumira imvune ndetse n'impanuka. Ni muri urwo rwego rero niba ufite kampani y'ubwubatsi, uruganda cyangwa ikigo gifite abakozi bakora imirimo ivunanye, ushobora kubagana by'umwihariko bakagufasha. Ushobora kubandikira cyangwa se ukabahamagara kuri nimero ya 0723298835 bakaguha serivisi nziza kandi iboneye. Niba rero ukora ubwubatsi, ibuka ko amafaranga ushaka kubona adakwiye kugutwara ubuzima. Kurinda umugongo, amavi n'ibitugu n'ishoramari rizagufasha gukomeza gukora imyaka myinshi. Niba hari ububabare bumaze igihe cyangwa bukabije, jya ubanza urebe umuganga, reba umufiziyotherapiste, reba umudogiteri kugira ngo ubone ubufasha hakiri kare. Niba iyi video rero ikugiriye akamaro, kanda like, ukande subscribe hano kuri Physio Rwanda niba wari utarabikora, ubundi uyisangize n'abandi bakozi b'ubwubatsi kugira ngo nabo bamenye uko barinda ubuzima bwabo.